ane ubukwe bwabayeho muri Eden y'ubitekereje bwabayeho ubukwe sundi kari ubwo gusesagura biriya cyane ariko nta hantu nigeze numva ngo Adamu na Eva bakoze ubukwe ntaho nigeze mbona byanditse yego ubukwe bwabayeho nawe njye mu bitekerezo byanyisha ntabwo bwabayeho pe ntabwo ushatse kuvuga ngo yaramwaranjije se nta kibazo muzagaruke wow ntabwo usanga gusa nyine ababyeyi nabo ko namenye ukunda abagabo nganyumvira mwamwumvise muri 16 wawe oya tujye umukobwa tumusesengure oya musesengure uyu mukobwa kamusesengure ukinisha umuntu yatubwiye ngo kuva ku myaka 16 yari afite sheri ubwo yigaga mu wakangahe 16 yigaga mu wakane primaire 16 ibaze mu wakane narinze nsoza sinasiga sinagira sheri dusesengurira tubwire nasoje sinasiga sinagira sheri none ngo mu wakane nubwo atubwiye gutyo ngo mu wakane burahereye primaire shaka kubakunda abagabo ngenda namuzirega turaturanye koko mana yanjye we namenye urukundo rwarakugize warabaye nk'ifi burundu none wahita uzinga imyenda kwigendera njye mukunda akambwira ati baby waje tukabana igihe amafaranga nayashake ko ntayabonye hari iki kibura nguze njye nahita ngenda pe mako ntago byabura ku bagabo ariko niba umukunda nuvuga ngo shere waguciye inyuma ye narebe njye nciye inyuma nkabimenya eregura mutumbira bigashira wagenda icyumweru cyose ukiherera ukarira iyo agarutse azanye ntacyo uri uwanjye nubwo wabikoze ntacyo ndakubabariye oya nanone yarengeye biryo wabisangiye biryo wabisangiye turashize none wacu Burizi biryo wabisangiwe ariko hari ibidasangirwa kenshi ariko bibaye rimwe utaruzi muzi izo ngeso urihangana turi kumwe na Samu Imana ko musanzwe mubyumva turi kumwe mu kiganiro cy'uyu munsi kugira ngo tuze kubana dunkwaye ikaze wowe udukurikiranye uyu munsi ni Kigali News TV uyu munsi kamuntu dukurikiranye reka mbwira utarakora subscribe ugenda ukore subscribe ujye muri comment twandikire ku nama yawe uyu munsi none ibintu bikaba byagenda neza ariko uyu munsi tuze kubwira abantu bakeneye gukora imibiri ingingo ngororamubiri harya niko bivuga hanyuma wowe ukeneye gukora siporo ukeneye kurambuka mu maso ukeneye kugira amaso meza akagira uruhu rwiza genda ugane inshuti y'ubuzima ni ikigo cyiza kikora ibintu bijyanye no kumasa gukora mu maso makeup n'ibindi byose bakagutunganya mu maso genda Kicukiro hano Sonatube ku mubyeyi cyangwa se ku gore witwa Mugisha ugezeyo aragukoraho rikaka ushaka kudubaza uko bimeze wahamagara ku numero 0788 6661 reka tuze kukubwira ngo cyangwa se ukeneye kushaka ahantu waruhukira ibintu bikagenda neza wagana Boke Bar aho ngaho no umugabo ubikora neza nawe ufite ahantu heza hari ababyinnyi abacuranzi beza aba DJ ndetse bagezweho ni ku Kinamba hano ugana ku Kinamba ikiraro kijye mu mujyi ruguru y'Ikinamba neza nano rakabari keza genda uhagane ibintu bize kugenda neza aba badutumye ngo tubatumikiriro mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi wa none reka tuze kubwira tuze kwiyegereza mu kameramani wacu turi kumwe Prince nawe tugwaye ikaze nawe mu kiganiro kugira tuze kubana ni ushinzwe gutegura amajwi n'amashusho bimeze neza uyu munsi wa none uza kumva kabwire ngo rero reka nisuriza abantu bari Bugande abarundi ndetse abantu bari muri Kenya Tanzania ndetse mu bihugu byose byo muri Afrika abari muri Kongo ndabasuje cyane mbaye ikaze mbabwira ngo Imana ikomeze ibahe umugisha mwinshi mbabwira ngo mbahoza ku mutima reka nze kubwira abandi bantu nabo bari mu bihugu ndetse ibwota amasimbi iyo ngiyo ndetse kure iburayi mbabwire ngo ndabakunda mbahoza ku mutima uri kumwe na Samu wanyu ndabakunda cyane reka tuze kwakira uyu munsi none abatumirwa baturi imbere cyane kugira ngo tuze kubana nabo reka cyane tuze guhera ku mukobwa urimo hagati murabona ko arakeye yambaye neza kuva se kugira hejuru n'umusirimu ndetse muraza kugenda menya byinshi kuri we amakuru meza neza yego biswaga
turi kumwe nande Inesi. witwa izina rimwe se yegereza mikoro noneho uyifate neza nkuko nyifashe gutyo tuze kubona mu kiganiro. Murakoze. Amazina yose ni Ajeneza Jenesi. Urumva ka Inesi ne niko nakiki gihe. hano mva nawe bakuze akazina karyoshera. Ine tuguha ikaze mu kiganiro. Murakoze. hake turaza kukaganiriza mugenzi wawe na mikoro atwibwire. Murakoze. Nanjye nitwa Tuyisingize Apolline ariko bya bindi by'ibinsi mugako Esther. Esther. Esther ubundi. Esther umwamikazi umugore w'umwamikazi. Mu yandi magambo ewana byiza cyane. Esther makuru. Ayo amakuru ni meza. Wari umeze neza? Nari meze neza. Kazuba se? Ni sawa cyane. Nakazuba nago kameze nabi muri iki gihe. Kegera kakani ka saa 8. Ariko ngeje n'imvura yaraguye mu irahira rya president. Nayi wanyera hageze? Yarahageze. Byiza cyane katwakira undi mukobwa nawe wambaye neza. Anakabaye yifunze bukwasi agakomo kanatrere kameze neza. Aka t-shirt nawe nako kameze fresh. Ndetse hasi no kugera hejuru nawe ameze fresh meze neza. Ameze pom. Ari zuba n'imvura wahitamo iki? Nahitamo iki? Ko gihoraho cyangwa igenda mu buzima bwawe bwite ari izuba n'imvura niki kintu wumva cyaho mu buzima bwawe? Imvura uko biri. Wafuzaga ko agakweto kawe ukakandaza mu byondo? Umutaka nkagenda. Njya nyine kubera iki izuba kuki nyitemera nyine kuki utemera izuba se? Klima y'ubukonje ikonje bw'igihe kirekire nyine ndayikunda kurusha izuba igihe kirekire. Turi kumwe nande mu kiganiro? Muri kumwe na nitwa Iryabera Dorcas. Iryabera Dorcas ni keshi wagiye uvugwaho ndetse ibintu bitandukanye nk'umukino wa filime. Uyu musa none cyangwa ndabeshye? Kina filime koko? Ntago beshye nyine nkina filime. Urabikunda? Ndabikunda cyane. Ufite imyaka ingahe? 21. 21. Yonyine sawa ubwo. Ubwo 21 mu bana bangahe? Bana biwacu. Ni benshi ni mashini manzi tababara. Wese ugura kangahe? Woro wa kangahe? Genda wa gatatu. Wa gatatu. Ndikira abahungu 2. Tuganira mu kiganiro wambwiye ko umukinnyi wa filime mbwira ko ukunda siporo. Iki kintu kigutera gukunda filime? Ikintu kinera gukunda filime nakuze mbikunda. Bikunda mfite abantu benshi nireferaho nyine nkabona ni byiza gusa nyine urabizi cyambere ni impano nyine nakuze niyumvamo impano avuga ati nanjye biba bintu nzabigerageza kandi nzabikora. Gize imana rero bunarabitangiye. Nduvanga warabitangiye hanyuma siporo kuki ukunda filime ugakunda na siporo kutakunze ikintu kimwe mu buzima? Nisa mbese nyine nkunda showbiz muri rusange ibintu by'imyidagaduro na siporo. Ushobora kumbaza impamvu nkunda ibintu bya siporo? Nakuze nabwo nisanga mbikunda nko guhera nko muri siporo wumva ushobora kuba wakora ukumva uranyuzwe no kwiruka. Igitangaje nta nubwo nyikora. None kuki ukunda siporo? Kubikurikirana gusa ko ufite amakuru yabyo. Ese ukaba wumva wazaba nk'umunyamakuru w'imikino cyangwa ukumva wenda nyine ubonye nk'ayo mahirwe yo kujya kureba amakipe nkumva nazaba nka coach. Wabasha kogeza? Musasenguzo ya. Kogeza cyetse mbikoreye mu cyumba. Abakinnyi 5 bo muri iyo siporo urabazi? Mu kibazo nuko ntayifana gusa ndabazi. Ufaniye he? Fana APR. Abakinnyi 5 muri APR n'banga ninde nande? Nizamu Pavel Nzira. Defense. Nije na Kerema na Yunusu. Gatatu niyo mugabo Claude. So 5 se bageze. N'abanyamahanga ndabazi. Abanyamahanga uzi? Noza. Oya nacyo na musesenguzi utekereza ko uyu musa none uvuga ko umusesenguzi twireke nyine iyo mara. Bartaiza Mbaoma. Umugisha Gilbert na inshuti nako inshuti yaragiye. Hari n'abari abashyashya ba Dauda. Ndabazi. Hari n'abandi batari kwitabaza ariko ndabazi bose ba Bakari cyarimo.
babaka ndabazi bose ruboneka. ujya ubasha kuba watera intebe ukareba umupira paka urangije curanga akaradiyo ahantu mba ndi gucuranga akaradiyo ndi kumva match urubuga rw'imikino. niyo mpamvu yatumye siporo ndetse umupira w'amaguru uwisangamo. nyine urumva nkiga ubundi byanjemo nkiga aze ko nabaga ndi no muri classe dufite nka quiz nkayikora vuba ngahita mfata agatelefone kwa kundi wambaye umupira muremure ugashyiramo gutya akaradiyo wenda na teacher arimo ari gusolvinga ari gukoresha quiz nkumva nyine ni kwa kundi usanga ibintu wabikunze kandi nkumva kuri radio gusa iwacu hatarabaga na TV nereza umukobwa bagakurikirana to. nihe mana wiziho impano uzi navuga ati kabisa ikindagishoboye niyo kurya niyo kurira niyo kubyina. ubu wabyina Yego. wabyina bikemera wabyina izihe mbyino? Imbyino apana havuyemo gakondo. Ya ibindi zose dansi washobora no guceza washobora no kugira wagira gute nyire kuno wagira twirigire kabakoze cyane no kubyina ubu wabasha kumansura barababyinnyi babyinura baza. Yego. urabyihaguruka utwereke hari ukuntu bajye babakobwa baguruka bakazunguza ikibuno urabizi wabishobora buriya ngashugumira nkashugumira nasanaguze najugumira comment ça va ozambe ndashaka turirimba oza ngaho rimba kaoza turebe ozambe shifura. Okay, twari byo ari kuzajyane muri studio. Ni byiza cyane. Hanyuma nuvuga ngo nta ndirimbo hari stage nimwe washa kujya ukaba utabyina? Nkaba ntabyo. Nkurikije ukuntu mbikunda. Ntayo. Nuvuga ngo stage yose wajyaho indirimbo yose bashyiramo wayibyina. Wigeze ubyinaho mu kabari? Oya. Ni mu rugo ku ishuri. Hanyuma kubera iki wisanzemo iyi mana yo kubyina ukaba utaragiye gushaka akazi cyangwa se ngo byige cyangwa warabyize? Nago nabyize. Kubera iki wasanze ariyo mana yawe yiyumvamo uyu munsi none nuba ari yubohokera ngo ndetse ushobore kuba wajya kuyiga kugira ngo uyu munsi none ibashe kuba ariyo yakorera muri wowe? Ko ndabyibuka kera. Yegereze mikoro. Ndabyibuka kera mama yari afite telefone ijyamo memory card. Lolo yagiragamo ya ndirimbo ya King James na Lil G. Ya indi vuga ngo nyegera nseke. Rumva iriya ndirimbo narayikundaga nyine ubona abakobwa baba barimo ukuntu biba byifashe. Ya nanjye nibyo nagendeyeho na nizi saha. Indirimbo ya King James niyo mu buzima wakundaga kumva? Ya mama yaranayifite igaragara. Nyine urabibona abakobwa barimo uburyo byo bimeze birakura gutyo. Noneho no ku ishuri mu wa kabiri primaire kwa kundi mwakoreraga amanota. Wenda mukagenda muri babiri murabyina muraririmba ibintu nk'ibyo. Hanyuma ubundi tusimbutse wenda cyari dutarutse uri umwana wa kangahe? Umwana wa gatatu. Wa gatatu? Yego. Yego. Nawe uri wa gatatu? Harya witwa Ines? Ines. Ine. Hanyuma uyu munsi none nk'umwana wa gatatu ku muntu watubwiye ufite imyaka 20? Ano? 19. 19? Yego. Kwiga se warashoje kwiga cyangwa n'uyu munsi urakiga? Nago nasoje. Ya. Nta nubwo niga. Nago wasoje nta nubwo wiga. Yego. Hanyuma uyu munsi none biba ngombwa ko uyu munsi none kwiga bihagaze. Ese kwiga uyu munsi none bihagaze byatewe n'iki kugira ngo reke ishuri? Kuko tuganira cyane nyuma ya kamera tutarana
tutarana usa imbere ya kamera wagiye umbwira ko kenshi wanyuze mu buzima bugoye, umbwira ko wahagaritse amashuri mu buryo butunguranye cyangwa se utifuzaga ko nk'umwana w'umukobwa wumvaga ko wagera kure. Uyu munsi none yenda nubwo twicaye nk'inshuti zawe cyangwa abakobwa bagenzi bawe, ariko ubundi nari nateguye ko tuzaganira n'ikiganiro cy'ubwo buhamya muri ubwo buzima. Ufite ababyeyi bombi? ndabafite. Mama na papa barahari? Yego. Barabana? Aya. Urakoze cyane. Nekereza ko muri icyo kintu mu bintu twagiye tuganira muri ubwo buryo, icyo cyo cyagiye ari ikintu wagiye wumva mu buzima kikakubabaza cyangwa se wagitekereza ukumva ari ibintu bigoye. Hanyuma uyu munsi wa none mama na papa bari bamara igihe kingana iki batabana? Bari kinini. Wari ukiri muto? Niba mbyibuka neza, nari mfite imyaka 8. Imyaka 8? Kari myishira ukaba ugize 19? Ni iki kintu hagati yo kutabana na papa wawe cyane se na mama na papa, ni iyihe mbogamizi wahuye nayo mu buzima bwawe ikagutera umubabaro cyangwa se agahinda muri urwo rugendo rwose wakoze? Cyambere nuko urumva kwiga byarahagaze, ingaruka nyinshi. Byakugizeho ingaruka? Urumva nyine iyo ni ingaruka inakomeye cyane. Uri umwana wa gatatu, abandi muvukana barubatse cyangwa ntibarubaka? Baracyari abasore. Unuva ngo niwe mukobwa mukuru ukurikira? Ninjye mukobwa mukuru, nkaba n'umukobwa mutoya. Nkaba n'umukobwa mutoya? Yego. Mana yanjye. Hanyuma ishuri birahagaze, hanyuma mu rugo ni Kigali? Oya. Mu rugo ni ni Ngororero, ariko nkaba narakuriye Kamonyi. Ko na Kigali nayikuriye. Kubera iki uyu munsi none wisanga muri Ngororero ukisanga na Kamonyi? Ni ukubera iki? Numva niho navukiye. Mama yimukira Kamonyi. Nza muri Kigali nje kwiga no kuba muri famiye. Bikomeza gutyo. Nubu mama ari he? Kamonyi. Nubundi Kamonyi? Yego. Ubwo mu yandi magambo umwana wa Kamonyi? Umwana wa Kamonyi. Ubu mva ngo ugiye gusura mama uvuye Kigali ntago bikugora? Ntago bingora. N'amaguru waje. Wanagerayo? Yego. Ari mama na papa ninde muntu mu buzima wumva ukunda ututitaye kwenda batandukanye? Bose ndabakunda, ariko by'umwihariko ni mama. Kuko kuva ku myaka 8 abatari kumwe niwe wanyitayeho. Yarumva nyine ndamukunda cyane, nyine bikongeraho ko ari n'umubyeyi. Hereza mugenzi wa mikoro nawe. Ndafite ababyeyi bose? Ndabafite bose. Yego. Niyo mpamvu mbona ntago waciye mu buzima bukomeye. Inzara urayizi? Inzara nzi ni y'amasaha nk'abiri cyangwa imwe, kuko ndi ku ishuri nyine batinya guhisha nyine, ugasanga duke. Bango we batinze guhisha ibintu biba byakomeye, biba byahindutse. Inzanira njye sibanga. Ubwo uri muri ba bantu bavuga ku ishuri bakarira ibiryo bitarashya? Yego. Mu buzima n'iki kintu cyakuba kikakubabaza? Buranigikira. Ikintu cyambaye kikambabaza. Ngiye nuko ishuri wanjye yanyenze. Nta kintu cyaba cyarambabaje kirenze. Uvuga ngo wowe wagize umukunzi? Nagize umukunzi. Abanyama birangira nyine tutabanye. Washaka umubana cyangwa ashaka ko mukomeza mu rukundo? Nyine twarakundanye nzi ko tuzabana. Ntitwabana. Nese ufite imyaka ingahe? 20. Ngize amatsiko. Mu myaka 20 wumvaga washaka ubwo cyo ryari? Hari 2023 bigiye kurangira, nari nyiri muto mfite 17. Wumvaga washaka muri icyo gihe? Iyo ukundana n'umuntu ntabwo utekereza kuri muto, ahubwo wumva uri mukuru cyane. Ku buryo akubwiye ngo tubane ntabwo wabyanga kandi umuntu abahe?
aba Kigali. yarashatse Yego. hanyuma ndashaka ko tubwira uyu munsi wa none uze gusanga yashatse ukisanga yashatse yari yarabikwicaje arakubwira ati dutandukane mu rukundo njye nabonye undi byagenze ute uskuru byagenze urabona twe duturanye ariko nubwo namukundaga hazagamo ikintu hagati nyine n'ubundi cyanyumvisha ko tutabana aricyo kijyanye n'iki aricyo kijyanye n'ubutoya nyine arangamuntu nagiraga icyo gihe yewe mvuga ngo wowe wakundanaga uzikore n'akaribu wari gutuma bafunga umuntu wowe hanyuma urwo rukundo ruragupusha wowe ukumva ati kama mbaya niyo naba ndi mutonyi icyo mpfa cyo nuko twabana gusa nyine njyewe natekerezaga ko wenda tuzakomeza dukundana wenda kugeza ubwo wenda imyaka 10 tukabana mwakundanye imyaka ingahe niba atari banga twakundanye 2 mwatandukanye ukiri isugi yego yego ine urabyemera ine itubwize kuri imyaka 2 reba arya watubwiye ko witwa Tuyisingize tubwize ukuri uyu munsi none ndibagira ngo abantu bari kudugukira kuri kamera ugende ubibutsa amazina siko nge tutaziranye turaziranye ahubwo magira ngo twibutse abantu izina uyu munsi none Ines tuyishime utabeshye mu myaka 2 umva ukuntu yarashyushye batandukanye amahoro gusa reka ubwire ukuntu mubona umve ngo yari afite ibitekerezo by'uko babana kandi umuntu muzabana ndashaka abantu wasesengura n'umusesenguza aze kutubwira umuntu wumva ko ari umugabo wawe wakwemera kubana nawe icyo tutazi nuko bazajya mu murenge cyangwa se azambikwa impeta nibyo tutari tuzi gusa ku muntu wumva ko muzabana noneho umusore w'i Kigali umusore ahubwo icyo atatubwiye bahuraga inshuro zingahe aho ngaho mwahuraga kangahe byagendaga gute nicyo atatubwiye natubwire ntabwo twahuraga inshuro nyinshi cyane kubera ko yabaga Kigali njye mba mu rugo muri Gicumbi yemba muri Gicumbi ukageza Kigali ntabwo nahazi kuko mu rugo baga bamvuna ahubwo mujama kubera ko yari yarakuriye mu rugo nakekaga ko wenda ninjya Kigali wenda mu rugo bakamenya ko twabonanye bari bunyice batari butume ninjira mu rugo nuko nyine akajya ava Kigali kubera yatahaga n'undi akaza mu rugo yakuze akunda mu rugo kandi niwabo twari duturanye ababyeyi banjye yabitaga ababyeyi be papa na mama yavaga Kigali n'undi tugahurira mu rugo wenda kumuherekeza nkamugeza nko hakurya y'iwacu nkongera nkatangagaruka ubwo nibwo buryo bwatumaga tudahura ngaho duhishushe mumaze guhura icyo gihe mwahuraga byagenda gute byabaga ari neza yabaga ari muri gato cyangwa yabaga abana n'abandi nyine yari yarubatse ariko nyine ataruzuza urabyumva yaratahaga akaza mu rugo wenda kubera twagiraga inka nyinshi yakundaga inka akaza nyine tukamuha amata yakundaga amata akadusura nk'umunsi wose agataha akaba iwabo twumva cyane tuza guhurira mu gasozi wenda ibyo bikaba ariko nyine ntabwo tuyagiraga namusangamo nyine ngo ibyo bize kuba yego ukamukunda nkamukunda nyine biraho ibaze mfite 16 niwe muntu wa mbere wari ukundanye nawe niwe muntu wa mbere twakundanye umusesenguzi cyane turagusesengura uyu munsi tubaze musesenguze tubwize ukuri watubwiye ngo ukunda siporo tubwira abakinnyi 5 bo muri APR wanabarengeje utubwira nabo hanze wababyiye urabavuga neza haba muri gada bakina 3 n'abataka bose babasobanuye hanyuma uyu munsi wa none tubwire ubundi nkwibarize si wembe baza ubuvugire muri rusange i Kigali hari umukobwa w'isugi baho uhari gereranya cyangwa mvuge kuri vuga ukuri ukire hanze ntabwo mbishyira nasa nayishyira hanze ngo umukobwa w'isugi ubwo nukumena umuceri birashobora turamena umuceri
ese ubu abakobwa bose ndabazi b'i Kigali nyine ubwo mene umuceri wowe abo uzi bitewe n'uko umujyi ubona naho igihe kigeze gusa bitewe none n'uko uze guhita umujyi ubihuza ubona, n'ikibazo cyuriya muri urwo rukundo uko mbibona nyine Mm. sina amasugi aracyahari ariko ni make amasugi arahari bakunzi ba Kigali News TV ngo amasugi arahari ngo ariko ni makeya nyine Mm. numbise uko mbibona nyine kubera iki gereranya noneho dusobanurire shaho ugereranyije nyine uba ubone ukuntu ibintu bimeze ntabwo amasugi ari menshi Mm? ntabwo abakobwa b'amasugi ari benshi uracyari isugi yego Eh? nasa ko ine tubwize ukuri urabona kiriya agiye gusesengura ineza tubyire ndi imbere y'Imana rwose arizi turana abantu yego wenda ibyo si byo byatuma agomba kuba bizi nta nubwo aribyo byatuzanye ariko twanabivugaho mwazanywe n'iki se turi kuganira mu buzima busanzwe ine wowe uturebeye utagiye mu mwuka ujye mu mavuta menshi koko urabona ibyo avuze ni ukuri Inesi ntabwo abyemera reka tubigire ibanga yego okay ya byiza cyane uyu munsi wa none rero turi kuganira mu buzima busanzwe ese uyu munsi wa none nkawe ubwawe ubundi umukobwa igihugu cy'u Rwanda gikeneye ni umukobwa umeze ute igihugu cy'u Rwanda gikeneye umukobwa igihugu cy'u Rwanda gikeneye rero kuri ubu ngubu nyine aho isi igeze cyangwa aho u Rwanda rugeze ni umukobwa udategereza ngo bamuhe ni umukobwa wirwanaho nyine akemera agasitaragoringa nk'abandi bose bamuhe uraho bamuhe kenshi turaza kubihuza n'abakobwa unsubize icyo kibazo ngiye kubaza ari abakobwa aba ari abagabo bubatse ingo n'abasore uyu munsi none nk'urubyiruko nk'abakobwa muhura n'abo bantu abantu benshi babatereta n'abantu bameze gute ni umusore ni abagabo batse ingo ni ibiki iki ni abasaza ahubwo kubera iki uyu munsi none abagabo batse ingo aribo bantu bari gutereta nk'urubyiruko nk'abakobwa kandi bataye abagore iseni ni amafaranga ariko kuki batanyurwa n'abagabo kuki batanyurwa n'abagore babo ntabwo banyurwa n'abagore babo nyine bumva bajya mu bana bato nibyo navuga ko bigezweho ariko n'abo bakobwa bato nibo birukira kubera icyo aribo birukira noneho ni amafaranga abasore bashatse kuvuga ko nta kintu bafite abakobwa barashaka kurya ibintu bataruhiye ntibemere gusitaragoringa n'ubu buzima ngo birwaneho ahubwo akumva ko nyine nabona umugabo ufite kashi kavuga ati uwo niwe wanjye ko azamumenyera buri kimwe cyose ariko kandi ntiyibuke ko nawe nyine ubuzima bwe icyo gihe urumva bari kumudepana kandi ngewe niko mbitekereza simbizi ariko ntekereza ko burase hari ahantu bigera bari abakobwa nyine akisanga akiri wenyine ngenekereza ko biriya bintu bitaramba aho rero niho atangira kubona ingaruka zo kuba yaremeye gutyo iyo bigeze aho ari wenyine ntekereza ko bimugora ko ntabwo yitoje gukora ntabwo yigeze yitoza kwirwanaho ko mbitekereza hano hanze hari ikintu cyamaze kuzamuka cyafashe intera ndende mu rubyiruko haba mu rubyiruko mu bakuze mu bahanuzi mu bakozi b'Imana ndetse no mu bapasitoro n'abandi ingeri zitandukanye hari ikintu cyamaze kuzamuka umwuka witwa ubutinganyi icyo kintu urakizi ubutinganyi ubundi ubutinganyi urabuzi ubutinganyi nzi ko ari sexy umukobwa ku mukobwa cyangwa umuhungu ku muhungu hanyuma ibyo bintu nyine nibwo butinganyi nyine hanyuma ibyo bintu mvuze birahari nibihari birahari kuko nisi ko abantu batakibirisha cyakoze abakobwa bo sinkunda kubabona ariko abahungu ndababona ariko ntabwo wapfa kutubwira ibibazo by'abahungu kandi utari umuhungu ahubwo nicyo gitangaje ntagira ngo hari umuhungu waguterese ntagira ngo hari umukobwa waguterese byibuze oya nta mukobwa uranereta ntabwo bibaye ngombwa akagutereta kutoka shitani none kandi ari kuguha amafaranga none se niba babasaza bari gutanga amafaranga nimba babasaza bari gutanga amafaranga umubebe akaguha amafaranga sibyo nta stress yaguteye ntabwo yaguteye ibintu bya stress kandi uyu munsi yagambiriye kuguha ku mafaranga none se wayanga nta n'inda yaguteye nta n'inda ari bunagutere oya
guhenda wasanga Njye nambaye fegisi ari namwamaganira bugutere Njye n'ibyo namwamaganira bimiteze n'ibiki kure. n'ibiki Njye nta mukobwa waza kunera wapi pe kandi ugomba kumukunda ndetse akanagusohokana yewe Ukajya mujyana muri no ku ubwo mazi. buryo ngo asavuga ngo sheri none umukobwa sweet heart baby ibintu nk'ibyo gusoma se oya pe ntabwo abasore wabyemera? ndabana bemera fresh ngo mba ndeba ari umwanda njye hereza uwo mukobwa nawe Ines mubaze Ine so tubwiye ko uri umubyinnyi Yego. urasohoka mu tubari ujya usohoka Nasohotse rimwe kubera nyine amafamiye ya gusohoka ntabwo biba bikunda cyane. Ya. ufite sheri Yego. Hmm? Yego. uramufite Yego. ufite umumara imyaka ingahe mu rukundo Ntabwo ari igihe kinini. Nk'amezi 3. uyu munsi uramwizera Nshuti yanjye kwizera abahungu wapi. uyu munsi nanone uramutse umufashe yaguciye inyuma wamukorera iki Namukorera iki? Ntacyo nakora. Gusa nababara ariko nanone Imana yabimunyijije kuko urumva wahita umukatira se yego kuko urumva kuki utamubabare kandi bavuga ko urukundo rubabarira byose rukihanganira byose oya hari ibintu nyine utihanganira ko yatekereje kujya kuguca inyuma sinzi wenda guca inyuma ushobora kumubona uri kumwe n'umuhungu cyangwa ukabasanga mu buriri aho aba yabitekereje ntabwo biba byamugwiririye kandi nawe aba yagusize uhari hanyuma uraho rero uhari uraho ngaho mwibarize uramukunda yego wumva ndashaka kukubaza ni ngombwa ko umuhungu n'umukobwa bakundana ni ngombwa ko bakora sex ntabwo ari ngombwa cyane ariko hari igihe biza kuko ntabwo muhura ngo muvuge ngo turakora sex bishobora kuza gutyo gusa kimwe n'uko mushobora kubitekerezaho mukavuga ati igihe iki n'iki tuzabikora gutya nyine ukabipanga se uzanamo nanjye nzagutamo urumva mugatanamo kuko iyo mwabitekereje ni naho mureba ati hazavamo ingaruka ntabwo zizavamo sheri wayagutayemo oya nagaranamo wowe se kutamutama njyewe uri kubiteganya kare ariko uri kubiteganya ninumva byanjemo niba byakujemo wamutamo narebe yego mubaze yego kwikinisha urabizi njya numva babivuga ndabizi niyo ugiye mu cyumba cy'urubyiruko barabikubwira dusobanurire kwikinisha ni iki kwikinisha wenda ku bahungu sorry ku bahungu ni igihe wenda tuvuge urebye nk'indirimbo cyangwa se urebye filime nyine tukumva ugize nyine santima nkubwire uko wabikora se oya byihorere hanyuma uyu munsi nanone icyo nari nshatse kuvuga ni iki wabonye akavidewo ko niba ari umusore n'umugabo ariko ni igitsina gabo kandi jihadi ka jihadi koko se warakabonye ntabwo nakabonye gutya ngo mbibone ariko ngo biravugwa barasa ntibamubeshyira babaye banamubeshyira ariko nawe yaje avuga ko indaya zikorera online ni gute mu kiganiro tukuye abantu mu rujijo yaravuze ngo abantu benshi bajyaga bavuga ko ndi umutinganyi ariko none ndagira ngo nyine nyiriya video nari negereje ko ijya hanze ariko tureke kubeshya jihad yarabizi ko video ijya hanze cyangwa yaramucitse ijya hanze nyine urumva ndetse ntabwo mubyumvise ibyo mvuze
hanyuma rero akifata nyine akikinira kari akavido karacicikanye abantu barakabona abantu bamwe ati isi irarangiye abandi ati karabaye undi nawe ati ngewe nagira ngo mbereke ko nari umutinganyi ese biriya bintu nk'urubyiruko cyangwa nkamwe mwabibonye cyangwa se nk'abo bibaho biriya bintu birakwiye ntabwo bikwiye ari nayo mpamvu navugaga ngo gukundana ntabwo bigira igihe umuntu yakorera sex aho kugira ngo uzabone umukunzi wawe ari hariya ari kwikinisha simbizi mwabikora wamutamo mu yandi magambo ariko mukirinda ingaruka aho kugira ngo azajye kwikinisha uri aho ngaho igihugu cy'u Rwanda cyashyizeho amategeko kiravuga ati byibuza niba byanze umukobwa 18 aze tumusezeranye njye ahantu nagiye ku murenge imwe nagiye gufotora nsanga koko umwana w'imyaka 18 yakoze ubukwe uyu munsi wa none abantu benshi bakagaruka bakavuga ngo ese mu myaka 18 ko n'aba 30 bari gusenya n'aba 25 bagasenya awa 18 azubaka ese nkawe so tubwifite imyaka 19 ngaho tubwire urumva wakwipevera urugo share kambwire ngewe bwanjye nabanza nkiyubaka sibyo ko iyo wifite ubwawe niyo urugo rukunaniye usigara wibeshaho ngiye ku giti cyanjye ku myaka yanjye 19 ntabwo nashaka umugabo nta gahunda yo gushaka ufite ntayo kuko imyaka 19 ntacyo ndiho kandi wenda no twarushingana nawe arakiyubaka rero mwese mushobora kuvuga ati ewan katugire nyine dukora ubukwe mwabukora niho azanyura ku mukobwa agahindukira nawe wahura na musaza cyangwa se umusore umurenzeho ukemera rero urumva mwese muba muri abana ntabwo muzi ngo rero gukundana urabihagaritse none gukundana ngo tudafite gahunda yo kubana n'umuhungu ntabwo nase ngenzi ko mbizi ute niba ayifite iyo gahunda none kubera icyo utaganira n'umuhungu mukundana ngo mubaze nega gufite na papasi yawe hagati yawe nawe mu rukundo mufitanye uyu munsi bashe kumenya aho uri kugana ahubwo ntabwo ushobora kuba uri kubona uruzi ukazarwamo rwita ikiziba ibihe birahinduka nshuti yanjye nshobora kuba ndi kuvuga ngo mfite sheri ari gutegura umurenge rero ntago wajya hariya ngo mfite sheri ngo tuzabana ubwo naho sheri ufite oya ndamufite gute se kandi uvuga ati nshobora gunshedukana yashyizeho umurenge akanungura myane magambo wowe uri gupimira nyumeze nk'abandi ngo tanga numero wakintu utazi uko bizabimeze oya ibintu birahinduka n'abantu barahinduka ntahindutse yahinduka icyo cyo gukora ubukwe ntabwo turakigiraho nta nubwo turagitekereza hanyuma ni ngombwa ko umuhungu mushaka kubana mwakoze ubukwe ntabwo ari ngombwa kubera iki icya mbere ni urukundo umukobwa musesenguza tubwire ni ngombwa ko umuhungu ashobora kubana n'umukobwa bakoze ubukwe ni ngombwa gute kandi abantu bose badakora ubukwe ese urasenga yego wakwishingira ega hari igihe ubyisangamo nyine ntabwo nabyifuza nta nubwo nabishyigikira wakwishingira ntabwo wowe ufite ubuza mu ruhande rwawe ufite umuntu mukundana wakwishingira oya ntabwo nakwishingira keretse bingwiririye urasenga yego usengera he ndi umwadeperi ndabona n'akanaterere mama gahari hanyuma Adamu na Eva bakoze ubukwe muri Edeni numva ngo Eva ngo yavuye muri Adamu se ubukwe ni cyane ese nyuma yaho kuba yaravuye mu rubavu rwe ntaribi ahubwo ubukwe bwarabaye icyo kibazo kibaza bwabayeho no muri comment abantu batwandikira batubwire bwabayeho bwa Adamu na Eva se bakoze ubukwe bari gukora ubukwe bw'ikise bw'abagarukiramana nyine ubukwe nze n'ubwikana n'igarera oya ubukwe bwabaye hariya kugira ngo Adamu abane na Eva bwabayeho ubu hese kandi Eva yavuye muri Adamu Imana yarabahuje gutyo ubukwe bwabayeho muri Edeni yubitekereje bwabayeho
ubukwe si ubundi ko ari ubwo gusesagura. Bibiliya cyane ariko nta hantu nigeze numva ngo Adamu na Eva bakoze ubukwe. Ntaho nigeze mbona byanditse. Yego. Ubukwe bwabayeho nawe? Njye mu bitekerezo byanjye ntabwo bwabayeho pe. Ntabwo. Ushatse kuvuga ngo yaramwaranjije se? Imana yaramuremeye. Ubukwe nyine ni ugukora igikwe bagusaba no gukwa. Mugakora ibyemewe imbere y'Imana. Ushatse kuvuga ko nta bukwe uzakora se? Icyo gihe kandi ari bonyine bari muri Edeni. Ushatse kuvuga ko impamvu ubukwe butabayeho nuko impamvu igikwe kitabaye nuko nta bantu bari kubutabari bahari. Imana yanabasezeranya. Abamarayika se? Ko habaye ubukwe. Abenda abamarayika. Ni ikibazo gikomeye tuzakigarukaho ikindi gihe. Gusa nyine njye ukuntu byumva rata tuza kugana no ku musozi w'ikiganiro cyacu. Njye ukuntu byumva by'ubukwe. Ubukwe nanone ni ikintu kiryoha. Kandi namwe murabizi. Kuko ahantu iyo habaye ubukwe usanga twahagarara ku mikingo twaduhengereza ntacyo buvuze ntabwo twajyayo. Ako njyewe mfite umusheri dukundana. Mukundana rata. Nemera numva ko nta mpamvu Mana nyigira urukundo. Hari ubushobozi buri kubura kambwira ati nyine tuzabukora. Ashobora no kukubwira ko wijyana ntacyo yabuze ahubwo ari kugira ngo arebe ko umukunda. Hanyuma uramutse ukunze umukobwa umuhungu sibyo? Sorry umuhungu. Bikaba ngombwa yuko uyu muhungu umugezi wanyu bakamwanga. Wakumvira umuhungu cyangwa wakumvira mama? Mukunda nasanga umusheri wanjye tukabana. Bavuga umugabo arahenda. Umugabo arahenda bro. Njyewe nagukunze numva ko ntari kujya ku ruhande. Naremeye nkareka abandi nkakwegera. Mo bebe ya mu gitondo nkayiguha. Nta cyambuza kugusanga. Cyo umuryango nawe seza neza nkabwira ati mu nkureho amaboko nimubona bikwiye nta kibazo muzagaruka. Wow. Nagusanga gusa nyine ababyeyi nabo. Ko namenye ukunda abagabo. Nganyumvira mwamwumvise muri 16 wawe. Oya tujye umukobwa tumusesengure. Oya musesengure. Uyu mukobwa kamusesengure. Ukinisha umuntu yatubwiye ngo kuva ku myaka 16 yari afite sheri ubwo yigaga mu wakangahe? 16 yigaga mu wa kane primaire. 16 ibaze yiga mu wa kane. Narinze nsoza sinasiga sinagira sheri. Dusesengurira tubwira. Nasoje sinasiga sinagira sheri none ngo mu wa kane nubwo atubwiye gutyo ngo mu wa kane burahereye primaire. Shaka kubakunda abagabo ngenda namuzirega turaturanye. Koko mana yanjye we. Namenye urukundo rwarakugize warabaye nk'ifi burundu none. Wahite uzinga imyenda kwigendera. Njye mukunda kambwira ati baby. Waje tukabana. Igihe amafaranga nayashake ko ntayabonye hari iki kibura nguze. Njye nahita ngenda. Nagenda pe. Okay, reka tuje kugushimira odema kudukurikirana kwimusa. Reka ngushimire. Ngabwira abantu bakubonye bwa mbere kuri kamera cyangwa se abantu basanzwe bakuzi niki kintu bababwira. Kintu babwira cyane cyane ushingiye ku rubyiruko noneho we utagendera buri muntu wese uko nagiye mwumva mu kiganiro nuko abantu babumva. Uyu munsi hano batubwiye ko ku kintu kijyanye n'urukundo nta kintu wakora na mama wamuta. Rabura ababebe. Rabura umubebe wifitiye tugana ku musozi. Rabura umubebe ufite umukunzi. Njye ikintu nababwira abantu bangurikiye ufite umusheri wowe ufite amakuru menshi ko ari uwawe yego ntiwamenye umuntu 100% ako basi 60 nibo mozi nta mico mibi wenda yo kwiba uzi afite imico wenda y'ubwicanyi guca inyuma ko ntago byabura ku bagabo ariko niba umukunda nuvuga ngo sheri waguca inyuma ye narebe njya nciye inyuma nkabimenya eregura mutumbira bigashira wagenda icyumweru cyose kwiherera ukarira yagarutse azanye ntacyo uruwanjye nubwo wabikoze ntacyo ndakubabariye oya nanone yarengereye biryo wabisangiye biryo wabisangiye
urashize none wacu ibirizi biryoha bisangiwe ariko hari ibidasangirwa kenshi ariko bibaye rimwe utari uzimuzi izo ngeso urihangana. hereza Ines we yatubwiye ko ibintu byo kubaka urugo none wapi wumva washaka mu gihe kingana iki? Twamaze gufatira umwanzuro musesenguze nyumve twamufata umwanzuro ko ibintu byo gukundana agiye kuba bihagaritse cyane. Nimba uzi ko nta gahunda ufite yo gushaka wikwishora mu ngeso zo gukundana zitazagushora mu gushaka igihe kitageze. Uretse rero oya byose bisaba mu mutwe. Unese mu mutwe hasi hazima urakundana ariko ukavuga ati nubwo ndi gukundana gushaka ntago biri vuba. Hanyuma se ko wabutubwiye ko umuhungu mukundana ariko we nako watubwiye ati namutama we bibaye ngombwa ko ari ngombwa wamutama namutama bibaye ngombwa ariko ati mutari ngombwa ko mubana nyine kubana nabihari ka ngombwa akabwira ati rero shere ndananiwe nshaka kunama wamutama uko niko kuri kwawe nyine kubera urukundo nabikora. Reka musesenguze muhereze duze gusoza. Musesengu uyu munsi wa none nkawe ubwawe watubwiye ko abakobwa ba Kigali amasugi bigoye kuyabona ariko bose bashaka kuba hari. Ufite umukunzi wowe? Ndamufite. Yewe wabitubwiye ko mufite. Iyo mupanze ibintu byo kubana mumva mwabana mu gihe kingana iki? 6. Uzakoresha iki muhungu muzakundana imyaka 6? Iki kibuga dukeneramo ubwirwa n'iki kazaba ari uwawe? Hari nabandi bakobwa nono tubwizanye kuri uri kurubana abakobwa bari kuvuka hano hanze tubwize kuri nawe uri kure kumva ugize ubwoba. Reka ntabwo babe binerega icyambere wowe ukora utuntu twawe witurije nta pressure y'abandi bantu none se uzaterwa pressure ngo nibizuba biri kuvuka. Iyi Kigali irimo abana nibahari 18 basaze noneho n'imiriro ndabizi ariko nasubwo wapi nta competition ihari. Ngendeye bibyanjye nkareba ikintu nshaka ibindi. Gaza reka tugushimire rero ndabashimiye cyane mwakoze kubana natwe mu kiganiro. Nibwirira abakunzi badukurikiranye ubuzima bwacu bwa buri munsi tubaza ku mutima turabakunda cyane bakobwa ndabashimiye. Mwakoze cyane. Ndabashimiye mu kiganiro muzagaruke twongere tuganire kandi abantu babakunze muri comment bandike babitubwire ushaka ariko se ko mwese nasanze abashirimo bafite gahunda yo gukundana na nyiva ngo ushaka kuzakundana namwe azatwandikire kuri 0850 bose ni karibu. Wow byiza cyane ni karibu ariko na okay nanga nomero zanyu cyangwa nanga iyanjye icyo mwanzura turagikora. Ni karibu ariko naga ari karaburi. Okay muri nibiryo abakobwa ngo nibiryo byigenza biba bihiye dutange nomero zanyu cyangwa dutange iyacu. Nimero zayitange ku muntu ubishaka ufite gahunda wahindura ubuzima bw'umuntu rwose. Wow siko reka ngushimire ngiye afite cash reka ngushimire rero wowe udama kudukurikirana uramutse wabasha guhindura ubuzima bw'umukobwa arabwiye ngo mwandikire reka nguhe nomero wabasha kuba wababona 0886 uri kumwe na Sam rero mu kiganiro turabakunda cyane ngaho ni musazira abantu bakunda murebe ikiganiro bye.